Yesu ashimwe cyane, ndabashubije mu izina rya Yesu. Ni Serene na nziza ubasuhuza kandi nkomeje kubakira mu rugendo rwacu rw'iminsi 30 yo gukira. Turimo turi kureba gahunda zo gukira, kandi nawe wakira usomye aya magambo ukayagenderamo. Ndabizi ko wakira, ndabizi ko hari agakiza k'Imana kakugeraho. Imana ishimwe kandi Imana ibaho umugisha. Ijambo ry'Imana rero hano riratubwira ngo mu ijambo rikiza ry'uyu munsi Kamena ku itariki 22 Kamena cyangwa ukwezi kwa gatandatu, umutwe w'ijambo uravuga ngo iyo usenga cyangwa iyo usenze ijuru rirasubiza. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Isengesho rero ni ubutumire bukomeye bugufungurira inzira iguhuza n'ijuru. Iyo wegereye Imana ufite umutima uboneye, irakumva kandi ibasha kukugirira neza, kuko n'Imana yumva kandi n'Imana yita ku bantu bayo. Ntabwo yatureka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Isengesho ni ubutumire bukomeye bugufungurira inzira iguhuza n'Imana. Iyo wegereye Imana ufite umutima uboneye, irakumva kandi ikagusubiza mu buryo bwayo. Amasengesho yawe ntiyirengagijwe, agera imbere y'intebe yayo y'imbabazi. Hari ubwo ibisubizo ubibona ako kanya, ariko hari n'igihe Imana ibiguha mu gihe cyayo cyiza. Icy'ingenzi ni ukwizera ko ijuru ryumvise ibyo wasabye, kandi ko Imana yiteguye kugusubiza birenze uko wabyibwiraga. Isengesho riguhuza n'imbaraga z'Imana cyangwa se n'imbaraga zo gukiza. Isengesho rikuzanira amahoro, rikagutera imbaraga zo guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Gusenga ni ubuzima. Komeza gusenga udacogora, ubishyizemo umwete, kuko kwihangana unasenga bituma Imana ikora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe. Ijwi ryawe rifite agaciro imbere y'Imana. Nta muntu wajya imbere ya data ngo amusabe amwime. Ni kimwe n'uko utajya imbere y'umubyeyi cyangwa se umuyobozi ufite icyo umusaba ngo akikwima gifite, keretse abona atari icy'agaciro, ariko ari icy'agaciro yakiguha. Kandi ukwizera kwawe ni rwo rufunguzo rufungura amarembo y'ijuru. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Iri jambo rikiza ry'uyu munsi kuwa 22 Kamena, iyo usenga ijuru rirasubiza. Nicyo gituma mbabwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Yesu yabibwiye abantu abigisha gutitiriza no gukomeza bagasaba batarambirwa. Gusenga si amagambo gusa avugirwa mu ituze cyangwa mu bwiru. Ni umuyoboro ukomeye wo mu buryo bw'umwuka uhuza isi n'ijuru. Amasengesho nicyo kintu kiduhuza n'iyo Mana twizera, tuvuga ngo iri mu ijuru, aho tuvuga ko tuzajya kuba. Rero isengesho ni wo muyoboro tunyuramo tuvugana nayo. Luka 11:9 iduhamiriza ko iyo dusabye, tugashaka kandi tugakomanga twizeye, Imana itwumva kandi ikadusubiza. Uyu munsi humurizwa no kwegera Imana ufite ubutwari mu masengesho, uzi neza ko ijuru ryiteguye kukumva kandi rikumva ijwi ryawe, ndetse ko ijuru ryiteguye gukora ibintu biri mu nyungu zawe. Niba nta byaha wishinja, niba nta bibazo ufite, ijuru ryiteguye gukora. Ijuru ryiteguye gukora.
Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Luka 11 yabaye mu gihe Yesu yigishaga abigishwa be uburyo bwo gukora umurimo w'Imana ndetse no kubaka umubano ukomeye n'Imana. Iki gice gitangira Yesu ari gusenga ahantu runaka. Abigishwa be babonaga uburyo yahoraga asenga kandi bakabona ubusabane bukomeye n'imbaraga byavaga mu mubano yari afitanye na Se wo mu ijuru binyuze mu masengesho. Kubera ibyo babonaga, umwe mu bigishwa aramubaza ati, Mwami twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Aravuga ati, ariko nawe twigishe gusenga, twebwe ko tubona ugenda ugasenga ukadusiga turyamye rimwe ibitotsi bikatwica, ukavuga ngo uri kuvugana n'Imana, twebwe watwigishije. Arabigisha rero, aho ngaho babimubaza ni muri Luka 11 ku murongo wa mbere, ngo mu gusubiza Yesu yabigishije isengesho rizwi nka Data wo mu ijuru cyangwa se Data wa twese uri mu ijuru. Muri Luka 11:2-4 abaha urugero rw'uburyo bwo kwegera Imana bafite icyubahiro, baciye bugufi kandi bakishingikiriza kuri yo no kuyizera. Muzi ko ririya sengesho turisenga twese, ndetse twebwe buri gitondo turarivuga mu kazi, twavuga ngo dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko biba mu ijuru, duhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Yesu yari azi ko gusenga atari ukugenda uvuga amagambo uyasubiramo. Oya, ntabwo ari ko gusenga gusa, ntabwo ari byo. Ahubwo yabwiye abigishwa be ko bagombaga gusobanukirwa uburyo bakwiriye gusenga, bagasobanukirwa n'imico y'Imana ndetse n'akamaro ko gukomeza gusenga badacogora. Ntabwo wasenga none ngo Imana yumvishije ngo urarangije. Oya, komeza usenge, komeza ubwire Imana. Buri gitondo usengane natwe mu ijambo rikiza, ubwire Imana ikibazo cyawe, izakumva. Niyo yaba ari imyaka 10, komeza ugisengere. Nta kintu Imana idasubiza, nta bintu birebire. Upfe kwizera gusa ugukora kw'Imana. Kugira ngo abasobanurire ibyo, Yesu yahise ababwira umugani w'umuntu wari wasuwe n'umushyitsi mu gicuku, ariko nta byo kurya yari afite byo kumuha. Muri Luka 11:5-8. Hanyuma ngo arababwira ngo kubera icyo kibazo yagiye ku nshuti ye ngo asabe imigati. Nubwo inshuti ye yabanje kwanga kubera ko yari yaryamye hamwe n'umuryango wayo, yaje kubyuka imuha imigati kubera ko yakomeje gukomanga no gusaba atadohoka. Ese wowe usaba kangahe? Aho iyo ugiye gusaba Imana ntuhite ubivamo, ntabwo ukwiriye guhita ubireka. Oya, Imana ugiye kuyisaba komeza ukomange ku Mana. Mushake muzabona, musabe muzahabwa, mukomange kandi muzakingurirwa. Ngo Yesu yakoresheje uwo mugani kugira ngo yigishe ko niba abantu badatunganye cyangwa se batera, bashobora gusubiza ababasabye badacogora, ngo mbega ukuntu Data wo mu ijuru dukunda azarushaho gusubiza abana be bamwiyambaje. Erega kugira ngo Imana idukorere ibitangaza si ukugenda hariya baguhuheho ugwe hasi, abantu basambe, abantu bagaragurike. Ntabwo ari bwo ngo Imana yakoze. Senga utuje, ubwire Imana, usabe, wongere usabe, wongere uvugane nayo, wongere uyibwire, ntunanirwe, nturambirwe. Ni muri uwo murongo Yesu yavuze ati, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Imana idufashe. Shaka uzabona, musabe kandi muzahabwa. Saba kugeza uhawe, shaka kugeza ubonye, komanga kugeza ukinguriwe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ntukarambirwe. Aya magambo ntiyari isezerano ryo kubona ibyo umuntu ashaka ako kanya, ahubwo yari ubutumire bwo kubaho ubuzima bwo kwishingikiriza ku Mana buri gihe. Mu rurimi rw'Ikigiriki rw'umwimerere, amagambo musabe, mushake na mukomange asobanura igikorwa gikomeza. Mukomeze gusaba, mukomeze gushaka, mukomeze gukomanga. Birashoboka ko none bataguhaye, birashoboka ko none batagize, ariko komeza ukiranuke, komeza ugende neza, komeza witware neza, ukomeze usabe, ukomeze ukomange, ukomeze ushake kandi uzabona. Imana idufashe. Ngo Yesu yigisha
abigishwa be gukomeza gusenga bafite ukwizera ko Imana ibumva, ibitaho kandi igasubiza ikurikije ubwenge bwayo butunganye. Arabibigisha arababwira ati mukomeze musenge, Imana ibitaho kandi izabasubiza ikurikije ubwenge bwayo butunganye. Iki gice gikomeza kigaragaza ubuntu bw'Imana nka Data. Ntabwo ari Imana gusa y'umutegetsi, ahubwo ni Data wa twese, ni umubyeyi wacu. Yesu yarabajije ati ninde muri mwese umwana we namusaba ifi wamuhereza inzoka? Ibyo dusaba se twizeye kuki Imana itabiduha? Ntabwo Imana yaduha ibyo tutayisabye. Muri Luka 11:11 yashaka kwerekana ko Imana irusha kure ababyeyi bose bo ku isi urukundo n'ubuntu. Bityo rero abizera bashobora kuyegera bafite icyizere, bazi ko ishaka guha abana bayo ibyiza, cyane cyane impano ya Mwuka Wera ku bayisaba. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Luka 11 yanditswe kugira ngo ishishikarize abizera kugira icyizere kidashidikanyaho mu masengesho. Abigishwa bari bagiye guhura n'ibitotezo, bari bagiye guhura n'ibigeragezo n'akarengane, ibibazo, kurwanywa ndetse n'inshingano zikomeye zo kwamamaza ubutumwa bwiza bari bafite. Byari bigoye mu karengane no gutotezwa, ariko Yesu aravuga ngo mukomeze musabe, mukomeze mushishikare, mukomeze mukomange, Data azabumva. Yesu yashaka ko bamenya ko isengesho rizaba isoko y'imbaraga zabo, ubuyobozi bwabo, ibibatunga ndetse n'insinzi yabo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Binyuze mu masengesho bari gukomeza kuba hafi y'imbaraga z'Imana kandi bakabona uko ijuru ritabara mu bibazo byo ku isi. Niyo mpamvu Luka 11:9 ari umuhamagaro wo kugira ukwizera kudacogora. Itwibutsa ko gusenga atari umuhango w'idini gusa, ahubwo ari umubano uhoraho n'umubyeyi udukunda, utwumva, wumva buri gutaka kwacu. Imana ni umubyeyi wacu. Ni ukuri Imana ni umubyeyi, iratwumva, izi buri kimwe gikenewe kandi igasubiza ikurikije ubushake bwayo n'igihe cyayo. Ntabwo isubiza bitewe n'uko wowe ubyifuza. Hari n'igihe gusubiza ibinyuranye n'ibyo washakaga kubera umugambi gufiteho. Iyo abantu b'Imana basenganye kwizera, ijuru ntiriceceka. Imana irumva, igakora kandi igasohoza imigambi yayo kubw'ibyiza byacu no kubw'icyubahiro cyayo. Imana idufashe cyane kandi tugirire neza. Amagambo musabe, mushake na mukomange agaragaza ibyiciro bitandukanye byo gukomeza gusenga. Gusaba bisobanura kugeza ibyifuzo byawe ku Mana. Gushaka bisobanura gushaka ubushake bw'Imana no kuyegera. Izi ni step 3, ni intambwe 3 zo gusenga. Harimo gusaba, kuvuga ngo Mana ndashaka iki? Ndashaka ko abana banjye uzabaha umugisha, ndashaka uzabarinda, ndashaka ko abana banjye uzabaha gutsinda, ndashaka ibi n'ibi, ndashaka uzabarinda gisiduka, ukabarinda indwara, ukabarinda iki. Rero turagira ngo ayo masengesho, iryo sengesho ribe ku bantu kandi ribagireho ingaruka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana itwiteho. Dushaka ubushake bw'Imana atari ubushake bwacu. Ibyo dushaka twebwe ni ibyacu, ariko Imana yo ifite ibyo ishaka. Gukomanga bisobanura gukomeza kwizera no kudacika intege nubwo ibisubizo byatinda. Amasezerano agira ati muzahabwa, muzabona kandi muzakingurirwa. Imana idufashe. Ayo masezerano yizeza bizera ko gusenga kugira umumaro kandi kugira umusaruro. Ibi bihura n'ibivugwa mu Baheburayo kandi 16 biduhamagarira kwegera intebe y'ubuntu bw'Imana dufite ubutwari, twiringiye imbabazi zayo n'ubufasha bwayo mu gihe gikwiriye. Bityo rero isengesho ni ubutumire bw'Imana, aho ukwizera gufungura imigisha yo mu ijuru. Ibyo urimo kunyuramo byose, isengesho ni umurongo mwiza uguhuza n'imbaraga n'amahoro by'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Iyo ibibazo bivutse, bijyane ku Mana ufite umutima w'ukuri kandi ukomeje kwizera. Ntucike intege niba ibisubizo bitahise biza. Icyizere cyawe kigume ku gihe cy'Imana gitunganye. Ibyo tubibona mu Mubwiriza 3:1. Komeza gusaba, gushaka no gukomanga wizera ko Imana ikumva kandi iri gukora kubw'inyungu zawe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana irakora kubw'inyungu zawe, nta kindi igamije. Gira isengesho umuco wa buri munsi. Reka rirusheho gukomeza umubano wawe n'Imana kandi rihuza umutima wawe n'ubushake bwayo.
Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Komeza usenga Imana, komeza uhamagara Imana, komeza uyibwire, uyegere. Egera Imana uyigezeho ibyawe, izabyumva ni ukuri. Ariko se ko ngewe abana banjye ibyo bansabye mbibaha, kubera iki Imana se yitaduha ibyo tuyisaba kandi twitwa ko turi abana b'Imana? Rimwe na rimwe ibyo tuvuga tujye tubishyira no mu bikorwa. Erega abapinga Imana buriya bafite n'aho bahera. Hari igihe Imana tutayizera kandi turabaho ni data ngo ni umubyeyi wacu, ariko ikindi gihe tugashidikanya ngo isi Imana ibaho ngo izabikora. Reka tuyizere Imana yacu, reka tuyizere, tuyisenge, tuyishyire ibintu byacu, tuzi yuko hari ikizakora kandi tuzi yuko yiteguye kutugirira neza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Hari ibibazo hano byo kwitegerezaho. Ese ubuzima bwawe bwo gusenga burahoraho cyangwa se burangwa no kudacogora? Uhora usenga amasengesho, uhora uyabwira Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kandi twiteho. Uhora usenga Imana. Ese Yesu uramusanga bikwiriye? Uramusanga uyu munsi, arifuza ko umusanga. Ubuzima bwawe se uhora usenga? Ni ibihe byifuzo byihariye wagejeje ku Mana vuba aha? Byandike muri icyo gitabo twagusigiye, aho uzajya ubyandika. Ni gute wabonye ubudahemuka bw'Imana mu gusubiza amasengesho yawe? Ese hari aho ukeneye kurushaho kwizera igihe cy'Imana? Ni gute washishikariza abandi kurushaho kwitangira ubuzima bwo gusenga? Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Data wo mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje kuko ukiranuka kandi uri data wa twese. Nje imbere yawe, nje imbere ya data, ntabwo nje imbere y'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo nje imbere ya papa, nje imbere y'Imana data wo mu ijuru. Urakoze kuko iyo nsenze ijuru ryumva kandi rigasubiza. Urakoze kubw'umugisha wo kwegera intebe yawe. Nizeye kandi binyuze muri Yesu Kristo, nzi neza ko uri data unkunda, uri papa, uri data kandi wita kuri buri kantu kose kagize ubuzima bwanjye. Urakazi akantu kose kagize ubuzima bwanjye. Iyo mbyutse mu gitondo, iyo ngenda, amarangamutima yanjye, ibyo nkora, ikintu cyose, ndabizi yuko uzi akantu kose kagize ubuzima bwanjye. Akantu kose kagize ubuzima bwanjye urakaze Mana. Uyu munsi nje imbere yawe mfite kwizera, nzanye icyizere n'ibyiringiro, nemera ko wumva buri jambo mvuga kandi ko uzi buri mutwaro ntwaye. Mwami, mfasha gusaba mfite ukwizera, ndetse mfite umutima uvugisha ukuri kandi nkomange ntacogora. Iyo ibisubizo bitinze, Mwami, mpa gukomera k'umutima wanjye kugira ngo ntacike intege, kandi ube ari wowe unyongera imbaraga. Ndeke guta umutwe, hoya, ahubwo nkomeze nkwizera. Nyigisha kukwiringira igihe cyawe gitunganye, nzi ko kizagera kandi ukansubiza. Nzi ko imigambi yawe ihora iruta ibyo nshobora gusobanukirwa. Nyibutsa ko uri gukora nubwo ntahita mbona ibisubizo. Imana idufashe. Haleluya. Mana, nyitaho, ngirira neza. Data, ngushyikirije buri gice cy'ubuzima bwanjye. Ndagusaba gukomeza gukura kwanjye mu mwuka, nyegereza hafi. Mana, mfasha kandi ufashe abantu bose turi gusengana aya masengesho. Wongere urukundo dukunda ijambo ryawe mu kubaho kwacu no gukiranuka, tugukiranukire. Twuzuza umwuka wera bundi bushya kandi udufashe kugenda tukumvira mu bwenge no mu kwezwa buri munsi. Reka ubuzima bwacu bwo gusenga burushaho gukomeza no guhoraho kuba ubwa hafi yawe. Mwami Yesu, turasengera umuryango wacu, turasengera abacu, abo dukunda, turabasengeye kugira ngo bagirire neza. Ubugingo bwacu uburinde Mwami, utwiteho Yesu, bane natwe tugirire neza. Mwami, utugirire neza, ubane natwe. Imiryango yacu yiteho, zana agakiza aho gakenewe Mwami. Abatakubaha, abadakijijwe, badasenga, bazanira agakiza. Ahari uburwayi Mwami, uhazana amahoro. Ahari amakimbirane Mwami, uhasubize Mwami, wongere usane ibyangiritse mu mitima yacu, imitima yacu aho yangiritse, wongere udusane. Kandi ibizana amakimbirane byose Mwami, ubikureho mu izina rya Yesu.
komeza ingo zacu uzubake, kuko ari wowe watwubakiye izi ngo, ukomeze kuzihagararaho. umugisha abana bacu mwami, aho bari mu mashuri, ubagirire neza, ukomeze kubarinda, ejo habo hazabe heza. Dusengeye imiryango yacu kugira ngo yiteho. Ababyeyi nabo utwigishe mwami kuba ababyeyi nyababyeyi, kuba urugero rwiza mwami. Ni ukuri tukwizere mwami, turasenga dusengera ubuzima bwacu, uduhe ubuzima n'imibereho myiza kugira ngo tubashe gukora imirimo waduhamagariye. Mwami wacu, ibitekerezo byacu n'amarangamutima mwami ubikureho, ukoresha imbaraga zawe zikiza. Kuraho indwara n'ububabare, kuraho guhangayika n'ubwoba no gucika intege. Ongera imbaraga zacu mwami, duhinduke nk'ikizu, tuguruke mwami, kandi tugende dukiranuka mwami. Utwuzuza ubuzima bwo kwera no gukiranuka. Reka amahoro yawe arinde umutima n'ibitekerezo byacu mwami. Ntitukagire intekerezo mbi, ntitukagire uwo tugirira nabi, ntitukagire uwo dutekereza nabi, ntitukagire mwami. Uduhe kubaho ubuzima buri integre, kandi ubuzima buguhesha icyubahiro. Umuntu wese natureba ntakabone icyo aturega, nk'uko Satani yarebye Yobu abura ikintu amurega, natwe nutureba ntukabone icyo turega mwami. Niyo mpamvu dukomeza kuza imbere yawe Yesu, tukwinginga kugira ngo tugirire neza. Mu izina rya Yesu, ureke ubuzima bwacu bube ubwera no gukiranuka. Mu izina rya Yesu turasaba imigisha mu byo mwami dukeneye mu iterambere ryacu, amafaranga, imari zacu, imiryango yacu, amaproje yacu, imishinga yacu. Ngwino yivangemo, ngwino tubere umuterankunga. Hari abaterankunga tujya twegera, ariko ntabwo abo ngabo bafite icyo batumarira. Rimwe na rimwe hari igihe nta n'icyo batumarira, n'utwo baduhaye tuba ari dukeya, ariko wowe ni wowe muterankunga wa mbere dufite. Udutera inkunga. Uri umutunzi mwami w'ubutunzi bwinshi, kandi utunze ibintu byinshi mwami. Udukure mu bukene, udukure mu madene, udukure mu myenda, udukure ku bintu bituma duhora dusuherewe tutafite amafaranga. Ahubwo mwami wuzuza amafaranga mu mifuka yacu, amamomo yacu yuzureho amafaranga, amakawunti yacu yuzureho amafaranga mwami. Imigisha yawe ibe kuri twebwe, kandi ibyo birashoboka, ntacyo utakora. Duha ubwenge bwo gucunga neza ibyo waduhaye, kandi ureke imigisha yawe isendere mu buzima bwacu, kugira ngo mwami tube umugisha ku bandi. Urakoze mwami, urakoze, turagushimye mwami. Turasengera abantu bari mu bihe bikomeye uyu munsi. Ukomeza abacitse intege, uhumuriza abarira. Mu izina rya Yesu, abarwayi utabara abakennye, kandi ukomeza abanyantege nke. Reka imbabazi zawe zigere kuri buri wese mwami ugutakira. Data dufashe, kuko mwami tuzi ko nta sengesho rito cyane kuri wowe. Ntabwo dushidikanya kugira neza kwawe. Ibibazo byaza ujye utwibutsa yuko uri ku ntebe yawe uganje mwami. Iyo tutazi gukora mwami, udushoboze, utwiteho. Uri umuyobozi wacu, uri agakiza kacu. Nubwo turi abanyantege nkeya, ariko wowe mwami uri umunyembaraga. Tuje imbere yawe tuzi ko udutegeye amaboko, tuje tudashidikanya ku bushobozi bwawe. Tuzi ko nta sengesho ritoya riba iwawe, nta sengesho ritoya riba iwawe. Uri databuja mwiza, uri nyakubahwa Imana, urakiranuka, kandi mwami nta mutwaro uremereye utashobora kwikorera dufite. Nta bintu biremereye bikomeye wowe utashobora kutwikorera mwami. Tugushyikirije ibyahise, ibiriho n'ibizaza. Utwuzuza amahoro mwami. Dutegereze ibisubizo byawe, utugirire neza. Mu izina rya Yesu rikomeye turagushimye, kuko wumvishe gusenga, kandi kugiye kubana natwe atugirira neza. Reka uyu munsi ube umunsi w'umugisha, reka uyu munsi ube umunsi wo kubona Imana. Mu izina rya Yesu urakoze, amen.